Inkuru ikomeje kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ni amashusho yerekana ikirori cya Vestine uririmbana na murumuna we Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana cyo gusezera ku bukumi, mu ndimi z'amahanga bakunze kwita bridal shower. Abenshi bakaba bakomeje gutungurwa cyane no kubona Vestine yarasutse imisatsi kuko idini rya ADEPR asanzwe abarizwamo ritabyemera, ariko abandi bakaba babifashe nk'ibisanzwe kuko atari ubwa mbere agaragaye asutse. Kurikirana iki kiganiro cyose umenye uko ikirori cyagenze. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze kuri Mugisha TV kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Uhaye ikaze. Ishimwe Vestine uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Kamikazi Dorcas yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi abenshi bazi nka bridal shower. Ni ibirori byabaye ku mugoroba wo ku Cyumweru tariki 22 Kamena 2025, bikaba byaritabiriwe n'abantu benshi batandukanye harimo mama wa Vestine, mukuru we, murumuna we Kamikazi Dorcas ndetse n'izindi nshuti za hafi za Vestine harimo n'abo biganye muri segonderi. Uyu mukobwa yakoze ibi birori mu gihe mu minsi ishize yatangaje ko azarushinga n'umunyaburkina Faso Idrissa tariki 5 Nyakanga 2025. Kuri ubu yanamaze kongera amazina y'umugabo we mu yakoresha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo na Instagram. Kuwa 15 Mutarama 2025 nibwo mu buryo bwatunguye benshi Vestine yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Vestine na Dorcas bakaba barahoze muri korali Goshen ya ADEPR Muhoza, dore ko ariyo yabareze ndetse igakuza n'impano zabo bafite uyu munsi zo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mushimiye we wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe kuri Mugisha TV, ibiganiro byiza byo nakagaruka.